Bakunzi ba Judgment Truth Victory, ndabasuhuje. Ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bibane namwe. Mbahaye ikaze muri uno mwanya wa Soma Bibiliya, aho dukoresha Bibiliya eshatu: Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu ndetse na Bibiliya y'icyongereza yitwa Holy Bible King James Version. Muramutse rero mugize ikibazo, mwatwandikira kuri email urinzwe.faustino@gmail.com. Bakunzi ba Judgment Truth Victory, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri uno mwanya wa Soma Bibiliya. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana bikomeze kubana namwe. Njyewe nitwa Urinzwe n'Imana Faustin. Nababwiye yuko dukoresha Bibiliya eshatu: Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu ndetse na Bibiliya y'icyongereza yitwa Holy Bible King James Version. Akaba ariyo mpamvu nkurarikira kugira ngo ukore subscribe, hanyuma ibiganiro dutegura uzajye uhita ubibona. Hanyuma numva ari byiza ubisangize n'abandi kugira ngo twese tujye turushaho kuronka kandi turusheho kubona ibyiza biruta ibindi biboneka mu ijambo ry'Imana. Rero ijambo ry'Imana ni inkota ityaye amogi yombi, kandi nanone impamvu tubyiga ni uko hari abyo dusangamo bitubera inkomezi muri ubu buzima ndetse n'ubuzima bw'ahazaza. Munyemerero mbere yuko dukomeza dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, uradukunda, turabizi neza. Niyo mpamvu wandikishije iri jambo mu mateka agiye atandukanye kugira ngo tuzarimenye kandi tuzarigenderemo. Niyo mpamvu nkusabye nkwinginga kugira ngo uduhe umutima, utuboneze kandi dutere kumva neza ibyo wifuza ko twumva. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero munyemerere duhere muri Matayo igice cya 4 aho tugeze ku murongo wa 15. Matayo igice cya 4 umurongo wa 15. Mu gihugu cya Zebuluni na Nafutali, hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani, ni Galileya y'abapagani. Bavandimwe, muribuka neza turi ku murongo w'ejo washize twabonye yuko umuhanuzi Yesaya hari ibyo yagombaga kuvuga. Rero ni ibingibi: mu gihugu cya Zabuluni na Nafutali, hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani, ni Galileya y'abapagani. Muri Bibiliya ntagatifu batubwiye ngo iki? Muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 15: igihugu cya Zabuloni nawe gihugu cya Nefutali, inzira igana inyanja hakurya ya Yorodani, Galileya y'abanyamahanga. Ahangaha mu Bisiraheli, abanyamahanga bari abantu batizera kimwe. Ahangaha in King James Version, Matthew chapter 4 verse 15, the land of Zabulon and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of Gentiles. Here the Gentiles, it is non-Judaism. Rero kubumva icyongereza murumva ko ari ibintu byumvikana, kandi iyi Galileya ndetse n'iyi nyanja ahangaha kino gihugu cya Zabuloni ndetse na Nefutali cyari gihiriwe kubera ko umwana w'Imana yari agiye kubamo. Tuzakomeza rero ku murongo wa 16 tureba icyo yabonye n'icyo Uwiteka yashakaga kubwira Yesaya nko kwerekana guhirwa k'uwo mudugudu. Mwitangira igice cya 4 umurongo wa 7 muri Bibiliya yera: nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi niwe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Bavandimwe, ibyaha byitugatugira ku rugi, ariko umuntu niwe ukwiriye kugira gute? Kubitegeka. Bavandimwe, iki ni ikibazo cya gatatu cyahawe Kayini. Icya mbere aravuga ngo kuki ubabaje mu maso hawe, kuki urakaye? Hanyuma ahangaha arongeramo hano, nukora ibyiza ntuzemerwa. Bavandimwe, Imana itanga umuburo ngo ariko nukora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi niwe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Bavandimwe, mu mahitamo yose tugira ni twebwe tubigiramo uruhare, ntabwo Satani aduhata. Niyo mpamvu Imana yifuza ko duhitamo ibyiza. Mu intangiriro igice cya 4 umurongo wa 7 muri Bibiliya ntagatifu, nugenza neza ntuzubura umutwe se?
naho nutagenza neza itonde, kuko icyaha kibunze ku irebe ry'umuryango wawe ngo kigusumire, ariko wowe ugomba kukirusha amaboko. Amen. Bavandimwe, dukwiye kurusha icyaha amaboko. In Holy Bible King James Version KJV, Genesis chapter 4 verse 7, if thou dost well, shalt thou not be accepted, and if thou dost not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Kubumva rero cyangwa kubasobanukira ururimi rw'icyongereza birasa kandi numva nta kibazo. Uwiteka abane namwe kandi namwe abagira inama zo gutegeka ibyaha byitugatugira ku mitima yacu, ibyaha byitugatugira ku rugi rw'ibitekerezo byacu. Uwiteka aduhe gukora ibyiza kandi tuzemerwe mu izina rya Yesu. Data wa twese, Mana yacu, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe bikomeje kubana natwe. Tuzi yuko udukunda kandi utwitaho, kandi imbabazi zawe zihora kuri twe. Izina ryawe rishimwe. Uyu mwanya twishyize mu biganza byawe kugira ukomeze kubana natwe. Tumaze kumva ijambo ryawe ndetse tumaze no kubona imidugudu yagiye ihirwa. Turakwinginze rero kugira ngo uduhe kuba mu rukundo rwawe, kandi uduhe gutegeka irari ryacu, uduhe gukora ibyiza. Ibyo ngusabye nanjye nsabira n'abavandimwe mu izina rya Yesu. Amen.